hanyuma rero ndamukanya yacu yari cekaho umwana jomba we mukabara niyo magambo tuvuga. Hanyuma rero turi imbere y'Imana nta yandi magambo tugomba gukoresha, ni ukuvuga ngo haleluya, ukavuga ngo amen. Haleluya, amen. Imana ikwihera umugisha rero. Ariko iyo wamaze kuba umusirikare turi kumwe, uzi ko utangira kujya iwawe usanze umugore wawe ukaka ikibari, ntabwo ugenda kubishaka, waka ikibari akakiba cy'ukwezi cyangwa cy'ibyumweru bibiri bitewe n'ukuntu mwabipanze. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo ari umusirikare ntabwo ukiyobora. Tingana ufite bitabiri kwibuka kwikinisha, bitabiri kwibuka kuroga kwawe. Abantu bazi ko kuroga ari ubutamikano, ariko n'amagambo ni uburozi bubi. Bitabiri kwibuka abantu wishe muri RBA, bitabiri kubyibuka, kuko ikintu cyose wakoze, cyaba cyiza cyaba kibi, ingororano zacyo zirahari. Uzi ko njyewe Buraya byari bisekeje. Njyewe nabwiraniye kuri mikoro, kuriya mu mpamvu zatumaga mugira agakiza mu gifite nuko mwananizaga. Hanyuma baba barasambanye, barakoze no ku ibere ry'umukobwa, ukavuga ati Imana ibabare bakoze ku ibere ry'inkumi, none Imana ibabare baza kongera kurikora, ukavuga ati ariko se Mana, ubu koko bongera asubira imbere ya pasiteri, imbere ya mama music, imbere y'aba bantu b'Imana, tuvuge ngo Imana ibabare narasoma. Icyo bikagutera kugira gute? Bikagutera kwirinda icyaha n'igisagati. Naho ubu wanyama twabaye nyine muri penetesi, iyo umaze kugeza ngo kubera ko abantu bagize ibintu, ariko kera nubwo babyita ubuyobe, kera nta bintu by'ibintu ubona se iminwa bari barayiciye. Muvuga ngo amen. Iyo ukora y'Imana urakwihera. Haleluya. Rero abantu bashaka kwebwa n'abantu babahera utuntu duke, babahera utuntu tutarabubamara inzara. Kureka Imana bariyigira itwihebe, kandi nyuma y'ibyo byose tuzabona n'ubugingo buhoraho. Muvuge ngo amen. Haleluya. Dukeneye Mwuka Wera tugategeka, dukeneye Mwuka Wera utubwira ngo ambara gutya ukabyambara, dukeneye Mwuka Wera utubwira ngo genda gutya ukabigenda, dukeneye Mwuka Wera utubwira ngo rya gutya ukabirya, dukeneye Mwuka Wera utuyobora. Ntabwo dukeneye Mwuka Wera ubwira ati amen kora iki, oya. Hanyuma bababwira ko bagomba kwicwa, nta kindi kintu, kuko bari baje gupfukamira ikigirwamana kiri mu kibaya cya Turo. Ariko ngo babwira umwami, Imana imuha umugisha, bababwira umwami ngo baramubwira ngo Imana yacu dukora ibasha kudukiza iryo tabura ryawe. Erega muri Imana yacu ibasha kudukiza. Muvuge ngo amen. Imana ibasha kudukiza. Uzi ko ushoboye. Ibyaha nibyo bituma uvuza induru, ariko ikigeragezo uri kumwe na Yesu uba wumva ari firindi. Niyo mpamvu gikuramo amavuta. Muvuge ngo amen. Gikuramo amavuta ukabamo ukayangana, baguhagarara imbere tuvuga atari kuri yabavuye, nuko wari uri kumwe n'Imana. Muvuge ngo amen. Uyu mugabo abagabo bagezemo bakibagira gitware, kandi bari mu mwitanga abantu benyegeje inshuro zingahe? Inshuro zirindwi. Ibyaha n'iyi bifite n'iyi dutunze yari sibaha kuyobora intara, kandi bizabajyana no mu ijuru. Muvuge ngo amen. Iyi Mana niyo itugaburira, niyo idukorera amakwe, muvugire ngo amen. Niyo iturindira abana, muvuge ngo amen. Yaravuze ngo hamwe n'ibitugerageza igihe biducira akato, kandi munakubwira abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Abaje gusenga haleluya. Itorero ry'Imana haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusome amagambo y'Imana. Ndashaka twihute dusome amagambo y'Imana. Dufate Bibiliya zacu, turasoma igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, turasoma ibice byaho 15, umurongo wa 26. Igitabo cya mbere cya Samweli
ibice 15 umurongo waho wa 26 kadusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ariko igitabo cya mbere cya Samweli, banza nagiye mu gitabo cya kabiri, ni icya mbere. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma, uba umwami wa Isirayeli. Turisubiremo. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba umwami w'Abisiraheli. Imana turengere. Igitabo cy'Abaroma, Abaroma turasoma mu bice 8 umurongo waho wa 14. Abaroma ni ibice 8 umurongo waho ni wa 14. Aravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Munyikirize ngo amen. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Mwuka wera manuka muririmbe. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Manuka manuka, imitima yacikire. Mwuka wera manuka mu mitima yacu. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Itorero riragukeneye, rubyiruko ruragukeneye. Mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Mwuka wera manuka, turi imbere yawe. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera. Haleluya, imitima. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Abaje gusenga haleluya, abari imbere y'Imana haleluya. Nyamara dukeneye umwuka we. Nubwo twabiririmba tukabivuga kumva biciye mu gutwi bihindukiye mu kundi, ntunabihe n'umwanya, ariko ibintu byose tuba twigishijwe n'ibintu byose tuba tugomba natwe ubwacu kwibwira mu mitima yacu, ariko bigirira umumaro Uwiteka, nta kindi kintu cyabidushoboza uretse umwuka we. None se ntabwo yabwiye abigishwa be akababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Hanyuma twakunesha uyu musaza yatubwiraga, ntabwo ushobora kunesha nta mwuka wera wakumanukira, kuko kunesha ni imbaraga uba wakoresheje. Kandi turabwiwe ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Mugabo amen. Dukeneye umwuka wera mu byiciro byose, aho ukorera, aho ugenda, ni ukuri dukeneye umwuka wera. Nidushaka tubivuga ubyumva, nawe ujye ubiririmba ubyumva, umwuka wera arakenewe hehe mu bantu b'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma nitwize Jacqueline, ndi umugore, ndashimira Imana ko yemeye kumpagarara hano. Yesu ashimwe. Nimba
imbaraga zayo maze iminsi ndwaye ariko yishimiye ko yaciye inzira ngatambuka. Aleluya, aleluya. Ikindi shimira Imana nuko namwe yabarinze izina ry'Uwiteka nirahabwa icyubahiro. Kandi ndabashimira namwe kuba mwumvira icyizere mukemera Yesu uri muri jyewe. Haleluya. Ukavuga ati reka twakire Yesu ungana n'uko amurimo, kuko umuntu wese amutanga bingana n'uko amutunze. Muvuge ngo amen. Rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Aleluya. Hanyuma ndashaka ko tuganira kuri amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana nahaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa se ijambo rimwe nshaka ko tuganiraho nta rindi uretse kuyoborwa na Mwuka Wera. Ndumva njyewe ibihe bya Mwuka Wera ntabwo biramvamo ntibizanamvemo. Ndumva nkikeneye kuyoborwa nabo, ntabwo ngomba kuzura kuri Pentekote gusa hoya cyangwa se myizihiza kuri Pentekote, ahubwo ndumva nkeneye mu minsi isigaje ku isi, ndumva ndi kwinginga Yesu kanizuze kandi Mwuka Wera. Haleluya. Buriya mu buzima busanzwe Imana nta wundi mutungo ukomeye ifite hano mu isi. Turi kumwe? Haleluya, haleluya. Umutungo wa mbere Imana ifite hano mu isi ni Umwuka Wera. Niyo mpamvu kuko yemeye gutanga Yesu ntabwo yatwima Umwuka Wera. Kandi Mwuka Wera ubundi nawe ni Imana. Haleluya. Imana tuyibona niko tubyizera, niko tubizi, tuyibona mu butaka bwera, tuyibona ari Imana Mwana, tuyibona ari Imana Mwuka Wera, kandi tukongera kuyibona ari n'Imana Mwana. Mu yandi magambo rero Mwuka Wera ni Imana, muvugire ngo amen. Ubu rero nta kindi kintu tugiye gusenga, ni ukuvuga ngo tuyoborwe n'Imana, tuyoborwe na Mwuka Wera. Haleluya. Tuyoborwe na Mwuka Wera. Mwuka Wera kuyobore, ntabwo Mwuka Wera yakuyoboye uyoboye, nta nubwo akuyobora ahantu habi, ahubwo akujyana ahantu heza h'umumaro. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndakubwira abantu haleluya kandi bakandangikiriza, kuko turi imbere y'Imana. Ubundi ngira ngo abanyabwange murabuzi ukuntu nabaye indaya, ubwo abantu batabuze mugire gutande abantu batazi ubuhamya bwawe. Ako se nawe music kweli wowe ari n'igihe twazamukaga tuganira nawe rero nibagirwa, ariko ubuhamya bwanjye narabutanze hano, ariko ubwo Mwuka arageze na turongera tugire gute tubuvuge icyo narishatse kubabwira ni muranda gutanga ubwo Yesu ari bwemere ndamutanga. Muvuge ngo amen. Imana nyamara yabasuye numiwe ngewe zanzi wacu nagutumiye uriya munsi ntukawutange mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikintu narishatse kubabwira, iyo twageraga mu kabari hari imvugo zabaga zihari. Iyo twabaga turi kumwe na bagenzi bacu, wowe ndabizi ntabwo utinya mikoro, ngwino hano, wowe music ngwino, Imana ishimwe yakuzanye, ndagukoresha mu izina rya Yesu. Hanyuma iyo twabaga turi kumwe nyine n'iniga n'indaya ngenzi zanjye, ariko ubu Yesu yadukuye mu buraya, si byo se murabona asa nayo se ntabibabwiye mwabimenye. Hanyuma rero indamukanya yacu yaricekaho umwana jombaho mu kabari, ariyo magambo tuvuga. Hanyuma rero turi imbere y'Imana, nta yandi magambo tugomba gukoresha, ni ukuvuga ngo haleluya, ukavuga ngo amen. Haleluya, amen. Imana ikwihera umugisha rero, ni ukuvuga ngo haleluya. Rero ndagangara cyane yavuze ngo haleluya, haleluya. Yemera nacanga ndabase nk'aba nk'uyu yaje kureba bambaye neza, yaje kureba, ariko muvuge ngo amen. Abaje gusenga haleluya. Imana ibahe umugisha abantu bayicishije. Yesu nashimwe. Haleluya. Narayikunze menya ikivuga numva ngivuga ngo Imana ishimwe, nawe ngomba kuyita umwana. Ubu mwana bagitirira yitwa haleluya. Muvuge ngo amen. Achana yanjye yitwa mama haleluya TV, kuko nkunda haleluya. Biravuga ngo Imana ishimwe. Haleluya. Uretse tuyoborwa na Mwuka Wera, tuyoborwe n'Imana, twiganirire mu izina rya Yesu. Tuyoborwe n'Imana, Imana tuyobore. Uko kunesha batubwiye tuzabishoborwa na Mwuka Wera, uko kurwana kuba abanyabwenge, kuko ngo abantu b'abanyabwenge tuzabishobozwa na Mwuka Wera, uko kwikorera umusaraba wacu tuzabishobozwa na Mwuka Wera. Niyo mpamvu tegetswe
kunyoboramo nkawakira kugira ngo anyobore. Haleluya. Kugira ngo anyobore Mwuka Wera abe muri jyewe kandi abe muri jyewe ari mugari ari ku rwego rwo kunyobora. Sinzi umuntu wigeze akomotoza ku kintu kijyanye n'umusirikare. Ubundi iyo uyu muviye wacu uyu Yesu yahamagaye, iyo uri umusirikare, iyo utaraba umusirikare uba wigenga, sibyo? Ujya aho ushaka, usura aho ushaka, urara aho ushaka, ufata mbega ukora ibintu ushaka. Ariko iyo wamaze kuba umusirikare, turi kumwe, uzi ko utangira kujya iwawe usanze umugore wawe ukaka ikibari, ntabwo ugenda ko ubishaka, waka ikibari akakiba cy'ukwezi cyangwa cy'ibyumweru bibiri bitewe n'ukuntu mwabipanze. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo ubaye umusirikare ntabwo uba ukiyobora. Ndabese ndimo ndabese nagize umugisha wari muri mu masengesho y'itora Imana ntabwo uba ukigize gute, ntabwo uba ukiye. Kandi iyo umaze kugera muri iki gisirikare ntabwo ibintu bakubwiye ubabwira ngo hoya, ntabwo babwira ngo ibi ndabikora ibi simbikora. Iyo bakubwiye ngo kora ifunze niko bazitara ngo ni amafunze, sinigeze mbawe sinzanabawe, ntabwo rwose wapi kuko ndabitinya biriya bintu. Ariko iyo bakubwiye ngo jya ku mafunze, yaba ari umukorozi reka tujya tubireba no mu mafilimi, uragikoroza amaraso akava ari mu mafunze, sibyo? Iyo bakubwiye ngo kure ruriya musozi, hariyo nigeze kubona, ari filime nigeze kubona y'Abanyamerika, nkajya mbona bari kugendera ahantu ku mugozi, urudodo ruri hano kandi bari mu kirere, ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ngo no, kandi ariwe mwiza yaraje mu gisirikare agomba kubikora. Haleluya. Kandi icyo gisirikare yajemo nicyo kizamwipeti, uko azajya agenda akora ibyo bamubwiye, bazajya bitegereza uko ameze, bagira akantu bateraho hano kubera yemeye igisirikare. Uvuga ngo amen. None abantu dushaka kuba nyine abantu bazuye, abantu bamamaye, abantu bakomeye, abantu bashaka kurya iby'Imana. Imana yagutegeka ngo ujya kuri iri funzo ukanga kurikora, ariko niba wemeye, haleluya, niba wemeye kuyoborwa na Mwuka Wera, emera n'igisirikare cye, wemere ibyo akubwira. Aka kantu ndakukavuga, naratangaye umudamu Musegana. Mu buzima busanzwe mureba wagira ngo yarasaze, kuko abyaye inshuro nyinshi zigera muri 18, ubwo harimo n'izavuyemo. Ariko naratangaye, urakina n'Imana ikubwira ngo abana benshi ibiryo bike, unyumvire nawe, umugabo we ntakazi agira, nawe ubwe ntakazi agira, ariko Imana iracyamubwira ngo mbyare. Hanyuma ageze ku bantu natwe bize baminuje, ukazanaho ngo nabyare, nawe ati kamere ubujiji bw'abaki bw'abakuru, siko bimeze. Ariko yakwikubita imbere ya data, yatera igihaza, Imana ikamubwira ngo byare. Erega niyo wapfa, haleluya, ijambo riravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu munani, umwuka nawe ati baruhuke imirimo n'imiruho n'imihango. Rero gupfa kwawe ntabwo ari igihombo cy'Imana, igihombo cy'Imana ni ugupfura imbutsi. Abo turi kumwe, haleluya. Mwambare igisirikare umuzamu, mwambare igisirikare, ntako Imana ku buntu, hari ahantu ugomba guca, mwemera aho Imana iri kubanyuza. Ubundi nayo ikora ibyaha igenda iteraho amapeti, muvuga ngo amen. Ariko tubwizanije ukuri, ubundi ubu ngubu kuva aho nazi nabize mu bantu banzuriye, uko wari uzi niko nyine rekeraho, nta bindi bubwiye, muvuge ngo amen. Hari ibintu Imana ikora bikivugira. Haleluya. Mwemere igisirikare. Ariko ntabwo dusabye ngo ni umugabo witwa Sawuli n'undi mugabo witwa Samweli. Abo bagabo turabasaba. Hanyuma hejuru gatoya ngo ni igihe Abisirayeli batatse, ngo babwira Samweli ngo twimikire umwami, hanyuma ngo natwe duse n'andi mahanga. Ibyo bintu ngo Samweli aragenda abibwira Imana, Imana
ngira kwibuka kirangije mbwira Samweli ngo genda umbwirire Sawuli ajyaga kwigurira abanyegiputa puruto abamereki barangije agenda kwigurira abamereki kandi mu kubarigura ntagire icyo asigaza ntagire uwo arakora ibyo kuzana ngo umugore ufite amataye ngo aramurokora no ibyo kuzana ngo umuntu ufite izuru rirerire no iri bwase no oya ibyo kuzana ngo ufite amafaranga ibyo ntubizane ibyo kuzana ngo ni umwana oya ibyo kuzana ngo ni uwona oya bose arimbure agere ku ntama arimbure agere ku nka arimbure ntagire ikintu na kimwe asigaza umuntu w'Imana rero baragiye muvuge ngo amen haleluya ababibwiye umugabo witwa Sawuli aramubwira ati rero Imana yarakwibutse ariko urabibwira Uwiteka hari ibintu Imana yibutse ubugome abamereki bakoreye abisiraheli ubwo bavaga he mu Egiputa none nkeneye ko ujya kubangurira ni Imana aramubwira ko Imana yaratwibutse kandi yarabyaje imbere ya Yesu reka mbabwire ko Imana ijya yibuka Imana iribuka kandi iyi Imana yibuka ibibi ikibuka n'ibyiza ndafikiza utazajya kuvuga Imana iraje ukafata iraje igenze neza iki hari n'igihiza ikabigenza nabi bitewe nabo ese turi kumwe abaje gusenga haleluya Imana ijya yibuka yigeze yibuka n'Isodomu n'Igomora hariya mu Itangiriro ibice 18 ngo ni igihe kimwe ngo yavuga ngo reka tujye kureba ko ibyo bavuga Isodomu n'Igomora ni ukuri iravuga ariko buri gihe bahereye babimbwira wajya kureba ko ibyo bahavuga ari uko ngiraza mu bice 19 ngo niho abagabo batoya n'abakuru ngo bageze kwa Loti ngo baramubwira ngo duhereze abo bagabo turyamane kandi bari abamarayika bari baje ibi bintu rero umuntu yatubwiye mwabigize n'ibintu bisanzwe ariko ubutinganyi buriho kandi buranemewe ahantu butemewe ni mu bana b'Imana mu bantu bazi aho bava bafite n'aho bari kujya kandi aho bajya ni hehe ni mu ijuru ndibuka nigeze ninjira muri buwate rimwe umukobwa arambwira ati ngwino hano njye noneho nari mbizi ariko nari nanamuzi ko ari umutinganyi ariko nari ntarakorana n'abibyaha ndashimira Imana nari nze mvayo nta byaha by'abagore ku bagore bose ubu rero nkurikije ahantu bigeze sigaye ninya n'abagore ndabatinya ubusi ntabwo bapfa kurarana njyewe nawe ntabwo twapfa kurarana nkurikije ahantu ibintu bigeze kuko Satani yaraseseye ikera ikizira cyageza he ibyo rero bituma nirinda kandi biriya mvuze ibyo ngashaka ngo nawe wirinde kuko ibyera byose si iki samata umukobwa arampamagara arangije arandagenda arampamagara nk'iki se ndamwanira rw'agakonje wawe ngo nyine nahise nkamubwira nizo mvugo twavugaga nimuturengane nindanywa agakonje ntigenda ugafate badagiye agapfundura ndaje ntangira guceza umuziki buriya rero buriya kuvuga kubyinira Yesu kuko no mu kabari twarahabyina ze mwanjanye y'inkorora kumva ntarebe no mu kabari twarahabyinnye turaceza za kirima neza kirima yaya ibintu birakomera bukira bugacya turashimira Yesu wanyuranyije amaboko haleluya tukaba tubyinira Yesu ni mu mukomera amashyi y'umwami aragahora kuguma aragapfukamira arakamara abahungu n'abakobwa gahora bagutaramira mu bw'Imana umugabo uwo mugore nawe ndangije akajya ambwira ngo ngaho rero uceza ariko ngo unyerekeza aho amaguru nari nzi guceza n'ubu ni uko ari Yesu nagucereje wanyishyura ndabizi neza biratwegera ndayabona hanyuma ndaceza nkajya nceza ngira ngo ninywere icupa ariko kumbiwe nyine yari azi ko turi gutaha noneho aguze icupa rya kabiri azi n'ibyaya ndayongorera ndayijyanye noneho kambaye noneho ndigutererwa n'umurezibiyeni abagore bahita abarezibiyeni ndigutererwa n'umurezibiyeni hanyuma maze kumubwira gutyo kumbiwe barajyana we barakorana bakorana ibyo byabo ngiye kubona mbona wa murezibiyeni wamamagaye oyo mbikura byumva cyane mbona aragiye ndebye hepfo muri etaje hasi mbona muri utumoto barigendera
bisobanura ngo we nyine na wawe ni nabyongoreye yari umukiriya we nubwo yaragize bahindura umukiriya, ariko ndabashimira Imana yakurokoye. Imbaraga Imana yakurokoje rero ukambabwire matangariza amatangazo naho zagiye biri munsi ziracyaha. Niyo umuntu yemereye Imana akemera n'ubwite ni ukuri imbaraga zirakora. Haleluya! kuko none se hari abantu bagiye bakizwa kera ubuhamya bwabo nk'abo barebeka n'abandi, nawe ufite aho wavuye nk'ubujye maze imyaka 10 gusa, hari abamaze 20, n'uzaza ejo azakizwa kandi Yesu amuha imbaraga iri muri Sodomu n'Igomora. Ariko yakwibuka ibintu byiza, yibutse isezerano, ikagera kwa Aburahamu ikahatanga umwana w'umuhungu. Muvuge ngo amen. Yagera haleluya, Imana yacu iribuka. Cunga sana rero urebe ibyo Imana ikwibukaho, niba ari byiza, niba ari umurimo wayo, ikaba yibuka ukuntu yibyinira, ikaba yibuka amashimwe uyiha, ukaba yibuka ukuntu uyiririmbira, ikaba yibuka ukuntu ukiranuka. Urebe niba ari ibyo Imana yibuka, ikaba iri kwibuka ubuhehesi bwawe, ikaba iri kwibuka ubutinganyi ufite, ikaba iri kwibuka kwikinisha, ikaba iri kwibuka kuroga kwawe. Abantu bazi ko kuroga ari ubutamikano, ariko n'amagambo ari uburozi bubi. Ikaba iri kwibuka abantu wishe muri arabwe, ikaba iri kubyibuka. Kuko ikintu cyose wakoze, cyaba cyiza cyaba kibi, ingororano zacyo zirahari. Ese uko si uko kurira? Ntabwo uko ariko kuri. Ukora neza uzagororerwa, ariko nukora nawe uzahanwa. Niko gahunda zimeze. Imana iribuka, yibuka ubucungi bw'Abamaleki, ikayoherezayo Sawuli rero yagerayo yabona umugore mwiza kuriya wuza. Urabona umubyeyi nubwo akuzemo, ariko urabona ko yari mwiza cyane. Simubibona se kigari bumwaho, hari abamwanga barimo hano se, yari mwiza pe. None urabona nyine kugenda akurana, ariko urabona ko ari sawa. Yamwitegereza kuriya akavuga ati wapi, ntabwo uyu nguyu akwiriye kwicwa, reka yabona umusaza nk'uyu Piyeri useka neza nk'inzobe gutya akavuga ati wapi. Yabona yiwe natane abagore bakiri bato, yakwitegereza inka nziza ifite icyo bita agita icebe byari kuri to nayo akavuga ati mushyirire hari. Yakwitegereza intama nziza mushyirire hari. Ibintu by'inyamibwa, ibintu byiza bishyira hari. Akora n'ikosa rikomeye, ngafata n'umwami wawe witwa Agagi, nabo aramurokora. Ubundi abandi bose barabitabura, barabica abakecuru, abakanuye amajisho, abagenda bahengamye, barabica barabarangiza. Arangije amatama. Imana isanga umugabo witwa Samweli, iramubwira ngo yewe Samweli we, nicujije impamvu yatumye nimika Sawuli. Imana iturinde ikintu cyatuma yicuza ku bwacu. Njya nyibwira ngo ujye undinda ikintu cyatuma wicuza ko wahuye mu buraya. Iricuza irangije ibwira Sawuli ngo Samweli, iravuga ngo nicujije impamvu yatumye shyira Sawuli ku ngoma. Imana irababara, agahinda karayica Sawuli. Samweli ararasengera Sawuli, ariko Imana mugati hafi reka gusengera uriya muntu mwihorere. Ngo Samweli azindukira, ngo Sawuli akimukubita amaso aba aritanguranyijwe, aba aravuga ati rero mubwire databuja, ibintu Imana yantumye byose nagize nabikoze. Reka mbabwire nitonze, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Kandi ibi bintu numva nk'abahanuzi b'ibinyoma barahari, baragwiriye, ariko hari n'abahanuzi b'Imana. Kuko ntabwo banyumvisha ukuntu Satani yagira abakozi, Imana ibura abakozi. Hari ibihumbi 7 muvuga ngo amen bitazigera bipfukamira Bayali. Hari abavuga ubutumwa n'ukuri batazigera bajya ahantu kuko babahaye umutiki. Hari ibihumbi 7. Nakoze itegeko ry'Imana, ariko ngo Imana Samweli ahita aramubwira ngo ariko ko n'umubeshya ubundi uko gutamatama inkoni kumva nuko umeze gute. Uyu mugabo aravuga ati oya, ntabwo ari njye Kamemu, nabo twajyanye, ni abantu twari turi kumwe, nibo babikoze. Ariko ngo tuvugane ikintu kimwe, ubu kuri uru rusengero ikintu umushumba yawe cyose, kuko waba umudiyakoni mukuru, nubwo waba uri mwarimu, nubwo waba umwungirije, hari uwakivuza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ikintu Paul wacu Kagame yategeka, hari uwakivuza.
nigeze ntawe ubifitiye ububasha ntabwo ubifitiye ubushobozi abantu rwitwaza rero izina ngazirya uzi ko njyewe nihana uburaya byari bisekeje njyewe nabwihaniye kuri mikoro kuriya mu mpamvu zatumaga mugira agakiza mu gifite uko mwananizaga hanyuma baba barasambanye barakoze no ku ibere ry'umukobwa ukavuga ati Imana ibabaye bakoze ku ibere ry'inkumi none Imana ibabaye baza kongera kurikora ukavuga ati ariko se Mana ubu koko bongera basubire imbere ya pasiteri imbere ya mama music imbere y'aba bantu b'Imana tuvuge ngo Imana ibabarire narasoma icyo bikagutera kugira gute bikagutera kwirinda icyaha n'igisagati naho ubu wagira twabaye nyine muri penetesi iyo ubonye kugeza ngo kubera ko abantu bagize ibintu ariko kera nubwo babyita ubuyobe kera nta bintu byinshi ubona se iminwa bari barayiciye n'ubundi iminwa yari ihari kuko nta cyabaye ubu kitabaye iminwa n'ubundi baravugaga bavuga aho ngaho bakavuze ko umukobwa wa runaka yatuye ko bamutera inda yasambanye ukavaho bagucuranganye ukihananye Imana iturengere Imana igira ite uyu mugabo Imana igishyashyenga abantu uyu mugabo Sawuli ayobora imyaka 38 nta hantu yandikirwa mu gitabo cy'ubugingo nta n'ahantu yandikirwa mu mirimo ayobora Imana itamuzi kandi ari umuyobozi afite ibyubahiro mumujyana hariya mu birakarya mukamuha amazi mukakora ibintu byose ari naho tujya bakaduha n'amafaranga ndabeshya hari aho tujya bakayaguha gusa ntibayaguha hari aho tujya bakaduha agatike kaducyura siko kuri se ubundi icyaha si ukuyakocora icyaha ni ukuyasaba kandi hari naho ugera Imana ikakubwira ngo ayo mafaranga bitewe n'impamvu kandi ukayareka kandi ubuzima bugakomeza izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro abaje gusenga haleluya haleluya mugaruka w'inshuti yanjye ngo yagiye ahantu muramuzi arazwi cyane ntabwo muvuga hanyuma ageze ahantu ngo Imana bamubwira ngo bagutekeye inkoko ariko iyi nkoko yabo ntuyirye iyihe mpamvu iratuma utayirya hari umukozi wanjye uherutse kuhava nari narabatumyeho bamuha inkoko arayirya kuko yarayikumbuye ayijyana mu rurumbu hanyuma bamusigara none ureke bayiteke nibayigeza ku meza ntuyirye ubwo rero ibyo nk'ibyo bityo ntabwo yagombaga sibyo se hari ahantu Imana ikakubwira kumva n'amazi yaho ntuyanywe kandi nta n'itike ufite ugataha ndabyibuka igihe kimwe nigeze njya mu murimo w'Imana ayiwe nari mfite itike yajyanye ariko igarura ntayo nari mfite kandi narabwiye Imana ko ntazayisuzugura ndangije nibaza ukuntu biri bugende ngeze ku muhanda ariko burya nta muntu ubura umuntu we mpamagara inshuti yanjye w'umumama ndamugana inyoherereza amafaranga yanyoherereza bitandika ndataha ariko nagiye kugera mu rugo ibihumbi 200 yavuye hafi amadolari 200 yaturutse muri Amerika muvuga ngo Amerika iyo ukora Imana nakwihe haleluya rero abantu bashaka kwebwa n'abantu babahera utuntu duke babahera utuntu tutaramubamara inzara ureka Imana bariyigira ite itwihebe kandi nyuma y'ibyo byose tuzabona n'ubugingo buhoraho muvuge ngo amen haleluya imyaka yose uyu mugabo ayikora Imana itamuzi kandi itamwemera imyaka 2 niyo yonyine yandikiwe Sawuli agira iherezo ribi kubera kutumvira Imana idutabara Imana twebwe ibiturinde Imana iturinde kutumvira umwuka wera dukeneye umwuka wera tugategeka dukeneye umwuka wera utubwira ngo ambara gutyo ukabyambara dukeneye umwuka wera utubwira ngo genda gutyo ukabigenda dukeneye umwuka wera utubwira ngo rya gutyo ukabirya tukagera ku rwego rwo kudategeka Imana ahubwo Imana akaba ari nyir'utegeko Ezekiyeli yarabibonye ngabona hakuri kumwereka hariya mu bice bya 47 ngamwereka umugezi wari uri hafi aho mu kuboko kw'iburyo hafi y'urusengero uwo muntu wamwerekaga ngapima mikono 1000 ngagera kuri Ezekiyeli ngamaze amugera mu bwoko bwari ko yagiye gupima amaze amugera hano mu mavi
gupima maze amugera hano mu rukenyerero, ariko ngo yongeye gupima. Muvuge ngo amen. Haleluya. Ezekiyeli arasenderezwa ngo ku rwego atabasha kuyoboramo ayo mazi, ku rwego utabasha kuyoba utabizi. Bisaba umuntu uzi koga. Dukeneye umwuka we utuyobora, ntabwo dukeneye umwuka we ubwira ati amen kora iki, oya reka bigenze gutya, gira ngo oya reka mbikore gutya, nibwo abantu batazaseka, nibwo ntazasuzugura. Dukeneye umwuka we ugifite utuyobora. Haleluya. ari abahungu babavuzeho ndabyumva. Saduraka, Meshaki na Abedenego, ubwo mwamenya. Saduraka, Meshaki, Abedenego ngo babashyize mu itanura ry'umuriro, hanyuma bababwira ko bagomba kwicwa. Nta kindi kintu kuko bari baje gupfukamira ikigirwamana kiri mu kibaya cya Turo, ariko ngo babwira umwami, Imana imuha umugisha, bababwira umwami ngo baramubwira ngo Imana yacu dukora ibasha kudukiza iryo tanura ryawe. Erega muri Imana yacu ibasha kudukiza. Muvuge ngo amen. Imana ibasha kudukiza. Uzi ko ushoboye? Haleluya. Kandi Imana yacu ibasha kudukiza ririya tanura ry'umuriro wacanye. Yewe mwami Nebukadinezari, ariko kandi ntabwo itadukiza. Niyo twapfa, niyo twataha tukajya iwacu mu ijuru, ntabwo turi bwubararire ikigirwamana cyawe ngo baje habeho kugipfukama. Haleluya. Barabyanga, banga gupfukamira iki kigirwamana. Umwami abwira abagabo ati nimunyegereze uriya muriro, muwegereze, shaka ongere bitukure nka kwa kundi uzi byacaniyeho. Ubu hari umwami wamwite Satani urimo avuga ati mwenyegeze turebe ko twamukura mu gakiza, mwenyegeze turebe ko twamuvana mu byo yizeye, mwenyegeze inshuro zirindwi. Ntabwo zirindwi sha. Muvuge ngo amen. niho Imana ikorera, ni mu mwuka w'Imana. Mukomere Imana amashyi. Haleluya. Mu nshuro zirindwi hari mu mwuka w'Imana. Babarenyegeze. Umva ikintu cyanejeje muri izi nkuru, ngo bagufatiye abo basore babajugunyamo. Noneho munyumvire ukuntu ngo babajugunyemo baziritse amaguru n'amaboko baboshye mu yandi magambo, ariko ngo bagezeho ngo batangira kwitembera. Haleluya. ahubwo ya minyururu ibavaho. Muvuge ngo amen. Burya reka mbabwire, nta kigeragezo uko cyaba kingana ko nta kigeragezo gituma umuntu w'Imana avuza induru. No, burya uzisuzuma nuba uri mu rugamba ukumva uri gusa, uzacunge neza uzaba ufite ibyaha. Ibyaha nibyo bituma uvuza induru, ariko ikigeragezo uri kumwe na Yesu uba wumva ari firimbi. Niyo mpamvu gikuramo amavuta. Muvuge ngo amen. Gikuramo amavuta ukabamo ukayangana, baguhagarara imbere tukavuga ati kuri yabavuye nuko wari uri kumwe n'Imana. Muvuge ngo amen. Uyu mugabo abagabo bagezemo bakibagira gitware, kandi bari mu mwitanga benyegeje inshuro zingahe? Inshuro zirindwi. ariko umva ikintu cyantangaje nk'iyi, uzi ko abagabo babajugunyemo ibirimi by'umuriro byahise bibarigaza, ngo byahise bibica birabajyana, akumva bari mu muriro neza hagati, bo ni bazima barimo baratembera. Muvuga ngo amen. Ariko kubana n'Imana ni ibanga rikomeye. Haleluya. Niyo mpamvu mubona si uko tuba hano, twebwe tuba mu isi, kandi iyi si tubamo ubundi si naho twagakwiriye kuba, kubera ko niho ubwami bwa Satani bukorera. Ariko ushobora gusanga abagirayo bavuza induru, twebwe turirimba kuko umwami Yesu arunda ndamahoro. Muvuge ngo amen. Kuko imbabazi ze nyinshi ni iki? Ndamahoro. Haleluya. Araririmba bavuga neza. Umwami aritegereza, aravuga ati koko twajugunyemo abantu bangahe? Batatu. Ariko nkaba ijisho ryanjye noneho n'umuntu utereka yareretse, kuko n'ijisho ryanjye riri kubona umuntu wa kane, kandi we kagasa n'arimo gasa n'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Narangije barakabwira bagenzi bati muze murebe, baraza bararunguruka, baravuga ati ko karibu. Arangije arabahamagara. Muvuge ngo amen. Bavamo ngo nta n'umwotsi ubanutseho, kandi nyuma yo kuvamo bahise bahabwa kuyobora intara, bahise bahabwa kuyobora intara, bayobora intara. Imana izaduha ubugingo, reka mbabwize ukuri ni nayo itugaburira.
n'iy'ibifite n'iy'igutunze yahise ibaha kuyobora intara kandi izabajyana no mu ijuru. Muvuge ngo amen. Iyi Mana n'iyitugaburira n'iyitukorera amakwe, muvugire ngo amen. N'iyturindira abana, muvuge ngo amen. Yaravuze ngo hamwe n'ibitugerageza igihe biducira akazo, kandi nkunda kubwira abantu b'Imana n'akazo k'Imana kakugezeho icyanzu. Muvuge ngo amen. Haleluya. Bahise bayobora intara, baba abantu bakomeye, barakomera cyane, icyo gihugu bagikomeramo, bakomeza gukomera. Na Daniyeli akomeza kugira gute? Daniyeli we yaranakomeje no ku wundi mwami arakomeza aragenda. Haleluya. Izina rye rirakomeza riramamara, kuko mu bintu Imana ihereza abakiranuka harimo icyubahiro, harimo ubukire, harimo n'ubugingo. Haleluya. Ibyo bintu byose ni ibyaha. Muvuge ngo amen. Ni ibyaha. Ubyumva byakire cyangwa ubireke, ngewe ubwo ubyumva gutyo nyine ngewe nzajya mbyigana, ngewe nemera ko icyubahiro n'ubukire ari ibyaha. Haleluya, haleluya, haleluya. None se reka mbabwire, mureke gusange cya kintu cyo kuyoborwa n'Umwuka wera. Yesu nashimye ukamwemerera, kandi buriya niba hari ikintu kigora amategeko aragora. Amategeko aragora, ushobora kukubwira ngo bimwe n'ababyeyi ca hejuru y'inyanja kandi ari urudodo ruri, aragora cyane, ariko byemere, wemere guca aho hantu hakugoye, Imana izaza kugirire neza. Mwongere muvuge ngo amen. Abaje gusenga haleluya. Izaza kugirire neza, izakwereka mu maso yayo niwemera kuyoborwa na Mwuka wera. None se nubwo batarabaye abantu bakomeye, n'ubu ntituri kubaho. Urumva njyewe navuye mu burari ukamba bwiza ukuri, muvuga ngo Yesu niyamamaza. Ubundi se nawe ukwiriye kuvugwa, nzahora muvuga Yesu nagira pe niyamamare. Baradusohoye mu gihe dukwiriye kwiyumva, kuko hari iminsi igiye kuza tukajya tuvuga Yesu, basohoka bagahita badukubita cyangwa bakanadufunga, abandi bakicwa. Niko gahunda zimeze. Rero dukwiriye kwemerera Mwuka wera akaza akatuyobora, kuko hari ibintu tuvuga ariko mu kanya inzaba kandi ngo karibu umukozi w'Imana, ariko hari igihe tuzabivuga nta muntu waguhaye karibu. Siko bimeze, kandi ari urugamba rutoroshye. Rero mureke twemere kuyoborwa nawe, kuko niba akantu gato katunaniye, abagenda n'amaguru baratunaniye, none abagendesha amafurashi nibo tuzashobora. Imana idutabara. Ari ndi kubabwira ngo iyo umuntu yubashye Imana akemera kugendana n'Umwuka we, nawe iramwubahisha. Haleluya. Iramwubahisha. Aba bahungu barubashywe babona icyubahiro kuko bemeye zira Yesu. Haleluya, haleluya. Va mu buraya navuyeyo meze nk'inturumye, nakanuraga amajisho, ariko ubu ndavugisha ukuri yuko ntabikubwiye ngo nabaye indaya, ntabwo wabisomamo. Umugore mwiza gutyo ureshya utya wajya gusoma ngo ngewe nabaye indaya, gute se ubikuye he? Muvuge ngo amen. Iyo wumviye Mwuka wera hari ibintu byo kubera ko naje natangiye kuvuga ubutumwa nitumira. Yewe tata nitumira, muze nitumira ngenda, kandi najyaga hehe? Najyaga mu bako. Rimwe na rimwe nakumva mbonye umuntu tujyana, nkabona njyanye nkanga muri rusange, ariko urumva ukuntu narebaga, ariko Uwiteka we uri mwiza rata. Niwamamara Yesu, niwamamara, ariko Uwiteka agukura mu cyiciro agushyira mu kindi cyiciro. Upfa kumvira Mwuka wera gusa, agukura mu bwiza agushyira mu bubi. Ubu nanjye umuntu yampamagara ngo ngwino tuganirize ijambo ry'Imana, kandi nahagera Imana ikaba icyo. Muvuge ngo amen. Abaje gusenga rero, abaje gusenga haleluya. Nkabona icyo muri ubwoko bw'Imana, kuko nanjye mfite ibintu binyuzuye, nanjye nkabisohora nkabibahaho. Ibyo ni byo biba binyuzuye. Muvuge ngo amen. Imana itanga agaciro. Munyemerere twumvire Imana, twumvire Mwuka wera. Ibindi byose dukora icyacu cyo kumwumvira, nawe ari mu kazi ke. Muvuge ngo amen. Nawe arimo arakora. Yesu arakora, atanga no ku mafaranga umuntu akunze. Wari uri kubaza ngo narabyibushye, mbese wabyibuha itabi? Niba zagushukara ahantu mu byibuho, ni ukuba watabiye. Muvuge ngo amen, amen. Haleluya. Yesu ari mu kazi, icyo dushaka ari ukumwubaha. Nayo yambaye asifuye, nta nubwo yavuye mu Rwanda. Oya, nubwo niba mu Rwanda ari byiza, ariko burya
nkajya nivugira Yesu kandi atari umuntu wese bishatse kuwumuha nkumva si wowe mumaranye imyaka ingahe 3 nubwo bijyaho mu myaka 8 Imana imaze imyaka 8 ibwira ngo guhaye igitenge cya superi igashyiraho n'ayandi magambo nashaka kuvugira hano ubwo urumva Yesu kumwubaha haleluya iki gitenge n'umugabo wanjye yahendaga amafaranga atari make ariko yayajyanaga mu mangwende kayajyana mu marojipo kayajyana muri dundubwonko urumva nawe kuzacyambikwa nande nimumere Yesu icyubahiro haleluya tugejeje akora tubaye tubize gute tumushimiye haleluya torero ry'Imana haleluya ubwoko bw'Imana haleluya reka mbifurize kuyoborwa na Mwuka Wera yakuyoboye ari ibintu agenda kugezaho ari ibintu ugenda byawe ari ibintu byawe ugenda ushyikira hari umugisha wawe ugenda wakira ariko uko ugenda usubira inyuma uko ugenda wanga kumvira Imana niko nawe umugisha wawe ugenda uwurata haleluya haleluya njyewe nubwo yaba yagaburiye inyama nabivuga dore mwazanye agakiza k'agasirimu ubwo nyine impamvu y'agasirimu tutabivuga ni uko kwa babo bawe no kwa mwene wanyu babigukurishijemo njyewe rero mbibonye mu kubw'amaraso ya Yesu ntuzana ibintu tudakanivugire Yesu muvuge Rwanda k'agasuka dufite n'umugabo witwa Yesu igikundiro dufite n'umugabo witwa Yesu muvuge Rwanda mureke tuyoborwe na Mwuka Wera icyo kintu cyonyine dukeneye baroma bakubwiye ngo nuko abayoborwa n'Umwuka Wera n'Imana muvuge ngo amena cyane nibo bana b'Imana abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana nibo bana b'Imana murongo wa 9 haravuze agira umuntu udusomera mu Baroma ku murongo wa 9 aho nyine murongo wa 9 ibice 8 mu Baroma umurongo wa 9 nahasome tuhasengere yego nta muntu urahagera soma gahoro ariko mwebwe mwana gusenga mwebwe muri kunyumva mwebwe muteze amatwi ni muri ahantu kamere ariko ahubwo muri umwuka niba umwuka w'Imana aba muri ariko twebwe twebwe twumvisha aya magambo ntabwo turabakame ahubwo turaba umwuka ariko kandi niba umwuka w'Imana akorera muri twe akagendera muri twe ibyo avuze akaba ari byo dukora niba umwuka w'Imana abaguze rirangiza ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe asome neza ntaba ari uwe mu yandi magambo ntabwo ari uwa Kristo reka duhaguruke dusenge Imana haguruka ku maguru ya babiri winginge Yesu rero kamba kwiza umuntu ajya agira ahantu abasha akagera n'ahamunanira hari ahantu ugera ukahagira imbaraga hari n'aho ugera imbaraga zikakunanira ariko aho ngaho hakunaniye Yesu ari hano kugira ngo aziguye mubwire muhaguruke mwese nta muntu udakeneye izi mbaraga kamubwira amafaranga utunze imbaraga zayo zijya zishira ubwiza bujya birangira nta ikintu kiba kuri ino si nta kintu kigira ahantu hora oya byose birarangira ariko imbaraga z'ijuru muvuge ngo amen imbaraga z'ijuru ni itorero dukeneye imbaraga z'Imana zitubashisha kugenda muri ino si tuyirimo ariko tumeze nk'abatari noneho byongeye w'iyi Kigali byongeye iyi mijyi tubamo tuyirimo ariko dufite n'ubugingo haleluya dufite n'agakiza dufite kwera kw'Imana bene kora baravuga ngo hari umuntu ufite n'imbaraga iyo ageze mu gikombe cyitwa fata bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha ngo bagenda bagwiza imbaraga babo haleluya kandi umuntu wese wo muri aboneka mu maso y'Imana siyo ntabwo wagize imbaraga utarwaye ahantu tubonera imbaraga ni mu ngumi Imana iguha imbaraga abagabo Imana izibahe ababyeyi Imana iziguhe abasore n'abakobwa Imana iziguhe
kuko ibitari byo nibyo natumira hanga kuri warebe, ibitari byo ngibyo ntabwo uzihana cya cyaha uhora ukora, ntabwo uzakihana ngo kiveho, ariko dukeneye imbaraga mvajuru, imbaraga zisumba byose. Ijambo rirongera riratubwiye ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana abo nibo bana b'Imana. Hanyuma buri muntu wese agiye kwisengera asaba Imana izo mbaraga azisaba. Ese byashoboka ko hano harimo umuntu udakijije? Byashoboka ko yaba ari ngo nawe tumuhe poromosiyo akaba atarabatizwa mu mazi menshi akagira gutya tukamufasha gusenga, akaba ari umushyitsi wadusuye, reka tumuhe poromosiyo aze tumufashe gusenga Imana. Kandi niba twese tunakijije ni byiza cyane, reka dusaba Imana imbaraga, kuko imbaraga z'ibintu byose zirashira, ariko imbaraga z'Imana zirakomeza. No mu rupfu tujyanayo tukagera nayo. Ubwo abantu badutaye rimwe mwatubwiraga ngo baba bashaka abantu baza kudukuraho kuko twatashye twapfuye, ariko Mwuka Wera hari uherutse kutubwiriza aratubwira ngo igituro cy'umukiranutsi ngo kiba kiriho amaraso ya Yesu, ngo kiba kiriho ikimenyetso, ngo kugira ngo abadayimoni batakimenye, kugira ngo batagifata n'ibindi. Nanjye nagira ubwoba bw'urupfu, ariko nyamara kumenya ko Yesu no mu rupfu tujyana, navuze ngo ntari irembo mu rwego rw'amena. Reka dusaba Imana imbaraga, dusaba Yera imbaraga. Tugiye gusaba uriya mupapa w'inyuma wambaye amarinete adufasha gusenga Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murakoze.